Murakaza neza kuri yuhira. Uno munsi twabateganyirije kuganira namwe ikintu cyerekeye n'ibise umugore agira ari mu kubyara cyangwa yitegura kubyara. Ubundi ibise ni iki? Ibise ni ukwikanyaga kwa nyababyeyi irimo umwana kugira ngo uwo mwana abashe gusohoka, bibashe kumusunika asohoke anyure mu nzira za nyazo. Ubundi ibise bibamo ubwoko bubiri bw'ingenzi. Habaho ibise bya nyabyo, hakabaho n'ibise bitari ibya nyabyo. Dutangiriye ku bya nyabyo kugira ngo tubashe kumva neza aho ibitari bya nyabyo kibitera. Ubundi ibise bya nyabyo bigomba kuba bifite ibintu bitatu by'ingenzi bibiranga. Igise cya nyacyo kigomba kuba gifite imbaraga zihagije kugira ngo kibashe gusunika umwana ndetse gifungure inkondo y'umura aho umwana aza gusohokera muri nyababyeyi, ari naho asohoka nyine aca mu nzira za nyazo nk'uko umugore ugiye kubyara neza biba bigomba kumera. Ubwo urumva rero ikintu cya mbere cy'ingenzi ni uko igise cyanya cyo kigomba gufungura inkondo y'umura. Handi ujya kwa muganga ukumva umugore wawe arimo aravuga wenda ageze kuri 4, ageze kuri 6, wenda ageze ku 10, aho ni santimetero z'inkondo y'umura baba bari kubara kugira ngo bamenye ko umwana abasha kunyura nyine muri iyo nkondo y'umura asohoka mu gihe umubyeyi aba ari kumusunika, ari kumubyara. Ikindi ni uko igise cya nyacyo kigomba kuba gifite umubare inshuro kiba mu gihe runaka. Tuvuge niba ari mu minota 10, uba ushobora kukibara ukamenya inshuro kiri kuba, ndetse igise cya nyacyo nyine kiba kigomba kuba kigaragaza nibura mu gihe cya nyacyo. Ibyo biterwa na kwa kundi nyine nakubwiye aho umugore aba ageze, niba ageze kuri hasi ya 4 cyangwa ari hejuru ya 4 biterwa, ariko nyine haba hari umubare wabugenewe bareberaho. Ikindi ni uko igise cya nyacyo kigomba kumara igihe runaka, nyuma yaho kigatuza, ubundi hakaza ikindi nyuma yaho. Urumva rero ubundi dusanzwe tugendera ku masegonda. Igise cya nyacyo kigomba kuba gifite hagati y'amasegonda, tubarira ku masegonda 40 kugeza kuri 60, 40 kugeza kuri 90 gutyo kuzamura. Iyo kirenze 90, amasegonda 90, akenshi kiba ari igise kimaze igihe kinini kidasanzwe. So ubundi ibyo ni ibintu by'ingenzi bimwe tureberaho kugira ngo tumenye ko igise ari icyanyacyo. Ariko hari mu gihe umumama aza kwa muganga wenda anafite n'inda nkuru koko, wenda igeze no mu gihe cyo kuba yavuka, ariko akaba afite ibise bitari ibya nyabyo. Ibi nibyo ngira ngo tuganireho cyane uno munsi, kubera ko bijya bibaho ndetse bikaba byanacanga abantu, bikaba byatuma batamenya niba koko umubyeyi se kino ni igise cya nyacyo bimeze gute, mbese umubyeyi agiye kubyara bimeze gute. Ubundi ikintu kimwe ugomba kumenya ni uko nta muntu utegeka igise. Kwa kundi kwa muganga bakubwira bati uzabyara wenda kuri 2/5 uyu mwaka runaka, ntabwo mu by'ukuri baba bari kuvuga yuko ari cyo gihe igise kizaza, kubera ko nta muntu utegeka igise. Igise gishobora kuza ku kwezi kwa 7, kikaza ku kwezi kwa 8, gishobora kuza ku kwezi kwa 9 inda yuzuye. Ariko igise cya nyacyo n'igise kitari cya nyacyo gishobora gutandukanwa mu buhe buryo. Nk'uko nabikubwiye, bya bindi by'ingenzi bitatu biranga igise cya nyacyo byo icyo gihe ntago biba bihari. Ni ukuvuga ngo umubyeyi ashobora kuza, bamukorera ikizami cyo hepfo bagasanga inkondo y'umura ntago irafunguka, nubwo ari kuvuga yuko ari kubabara hasi mu nda ndetse no mu mugongo, ari no kuvuga yuko wenda yumva bimeze nk'ibise, ariko bareba ku nkondo y'umura bagasanga iracyafunze. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko bishobora kuba atari byo. Icya kabiri ni uko ashobora kuba nyine ibyo bise
bya bintu nakubwiye bitujuje umubare uhagije ndetse bitujuje n'igihe biri kuberaho gihagije. Ikindi noneho nuko usanga umubyeyi wacu hari ibintu wenda yaba arwaye ikintu nk'indwara, hari indwara zitandukanye zishobora gutuma umugore agira igise kitari cya nyacyo, akaba yababara kwa kundi nyine bababara igisi iyo kije, akababara mu nda hasi ndetse no mu mugongo, ariko ibyo bikaba nyine akababara ariko mu by'ukuri atari igise cya nyacyo. Icyo gihe rero izo ndwara zishobora kubitera akenshi usanga ari nk'ama infection zo mu gitsina ndetse na infection zo mu nkari. Infection zo mu nkari bitewe n'amamikorobe aba arimo, hari igihe zitera inflammation cyangwa zituma nyine hari imisemburo isohoka mu mubiri igatuma nyababyeyi isa nkaho yikanyaze, noneho bikamurya nkaho ari byabise. Rero ama infection mu bagore batwite, ama infection mu gitsina ndetse n'ayo mu nkari, buriya akunda kubaho cyane kubera ko iyo umugore atwite hari ibice byinshi by'umubiri bihinduka ndetse navuga nk'imisemburo igenda ihinduka, igatuma umubiri wabo biba byoroheye amabacteri cyangwa amamikorobe kuba yabataka byoroshye. Rero izo mikorobe ziba ziri mu nkari cyangwa mu gitsina zishobora gutuma habaho uburibwe bumeze nkaho ari igise, ariko mu by'ukuri yaza kwa muganga tukabona ari igise kitari cya nyacyo, ndetse icyo gihe bigasaba yuko tumuvura ayo ma infection kugira ngo ibyo bihagarare, bikaba byanahagarara. Nyuma yaho ibise bya nyabyo bikazaza nyuma yaho. Iyindi ndwara ishobora kubitera nuko tuyita déshydratation cyangwa kumagara mbese. Ubundi buriya iyo umugore utwite atanywa amazi ahagije, ibyo nabyo ubwabyo bishobora gutuma agira ibintu bimeze nk'ibise, ibise bitari bya nyabyo nyine, akababara kwa kundi nakubwiye, ariko yaza kwa muganga bagasanga nyine nyababyeyi ntabwo irafunguka, ariko we avuga yuko yumva ari ibise. Ibyo rero biterwa nuko iyo umubyeyi atanywa amazi ahagije cyangwa ibyo kunywa bihagije ku buryo umubiri we uba uri hydrated enough, icyo gihe hari imisemburo n'ubundi ubwonko busohora iba imeze nk'imisemburo ituma igise kiza cyangwa kibaho. Kwa kundi rero nyababyeyi iyo yumvise iyo misemburo ihita igira ngo ubwonko burimo burayibwira buti tangira wikanyage none umwana asohoke. Icyo gihe rero ibyo n'ubundi icyo gise kitari cya nyacyo ntabwo kimara igihe kinini, nta nubwo kibasha gufungura nyababyeyi, ariko n'ubundi umubyeyi kiba kimurya nkaho ari igise cya nyacyo. Rero iki ni ikintu dukunda kubwira ababyeyi. Hari igihe umugore utwite aba afite nk'isesemi cyangwa akumva nyine nk'amazi yarayazinutswe ntabwo akishaka kuyanywa, ibyo bikazaba bituma ahora yumva nyine ababara nk'uko kose, ariko mu by'ukuri iyo anyweye amazi ahagije cyangwa ibyo kunywa bihagije, ntabwo ari ngombwa wenda ngo byose bituruke mu mazi buri, ariko ibyo kunywa bihagije ku munsi, buriya iyo atangiye kubifata ibyo nabyo bigeraho bigashira. Ikindi nuko buriya hari n'ibise, navuga nk'ibise bitari bya nyabyo, biterwa n'umubiri ubwawo tutazi impamvu. Hari ibyo bita bya Braxton Hicks contractions, ariko mu by'ukuri ibyo biba nibyo mu by'ukuri mu Kinyarwanda dukunda kwita imigendo. Mu by'ukuri ntabwo tuzi ibyo bibitera, ariko ntabwo aba ari ibise bifite imbaraga zihagije zo kuba byabyaza umwana cyangwa byagira gute byafungura ya nkondo y'umura nk'uko nabikubwiye. Ibyo rero ni ibintu bigenda bibwira umuganga cyangwa bigaragaza yuko umubyeyi afite ibise bya nyabyo cyangwa ibise bitari bya nyabyo. Ni ikintu rero cy'ingenzi kukimenya, kubera ko ibise nyine nk'uko nabikubwiye ku mugore ugiye kubyara neza, ubundi ni ibintu bikenewe cyane. Nta nubwo iyo mugore yabyara nyine wumva hatari imbaraga zo gusunika bwa buremere bw'umwana ndetse na za miskile cyangwa imitsi ya nyababyeyi kugira ngo umwana abashe guca muri iriya kanari cyangwa
muri ziriya nzira zose, kubera ko aba ari stress ikeneye imbaraga kugira ngo umwana abashe kuvuka. Rero mwari muri kumwe na Dr. Tuyishime Dore Prince. Niba mufite ibibazo mushaka kubibaza muri comment section, ubundi mugakomeza mugakora subscribe and like kuri channel yacu ya Yuhiri, ariyo channel ya mbere mu Rwanda isobanura ubumenyi ku buzima bw'umuntu mu buryo bworoshye, ku buryo buri muntu wese ashobora kubyumva. Ubundi dukomeze tuganire naho utaha. Murakoze cyane.